RDDP ni umushinga wa leta y'u Rwanda ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo. Uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2016 ufite intego zo kongera umukamo mu bwinshi no mu bwiza. Biteganyijwe ko mu myaka 6 umushinga RDDP uzamara umukamo uzaba umaze kuzamuka ku buryo inka y'ikimanyi izava kuri litiro 5.5 ukagera kuri litiro 9 ku munsi. Naho inka ya kijyambere ikazaba ikamwa impuzandengo ya litiro 15 ku munsi. Kugira ngo ibyo byose bigerweho, hari ibikorwa by'ingenzi bizibandwaho. Hari ukongera umubare w'inka zitanga umukamo, aho hazatangwa inka 6,000 muri gahunda ya Girinka. Hari inka zirenga 25,000 zizaterwa intanga hagamijwe kuvugurura icyororo, ndetse hazanigishwa ikoranabuhanga ryo gutera insoro, aho inka y'inyarwanda ibyara inka ifite amaraso ya kijyambere 100%. Ibi bizagabanya ku kigero kiri hejuru ya 70% ikiguzi cyatangwaga mu kugura inka ya kijyambere mu mahanga. Umushinga RDDP umaze kugura imfizi enye za kijyambere mu 10 ziteganyijwe. Izo mfizi ni izo kujya zitanga intanga zo kujya gutera inka hirya no hino mu gihugu hose, zisimbura n'ubundi zigenda zisaza mu zari zisanzwe. Kugeza ubu ngubu kandi umushinga umaze gufasha gutera intanga inka zigeze ku 95,000. Iyo ukoze imibare usanga byibuze wari ukwiye kuzarangira tumaze gutera inka intanga zigeze ku 300,000. Izo zose kandi intanga nziza za kijyambere. Kugira ngo ibyo byose bigerweho kandi kugira izo ntanga zifatwe neza, hari uruganda umushinga RDDP umaze gufasha kubaka, ufite imashini zikora umwuka wo kubika intanga wa wundi umenyereye nka azote, kugira ngo za ntanga zikomeze kugira ubuziranenge. Iyo urebye nanone ibyo ngibyo ntibyagerwaho hatariho babatekinisiye bafasha gutera za ntanga. Umushinga RDDP umaze gufasha guhugura abatekinisiye bageze ku 177, hakaba noneho n'abandi bageze kuri 200 bamaze kongererwa ubumenyi. Ibyo byose bimaze gukorwa muri iyi myaka igeze kuri 2 yonyine umushinga umaze. Hari kandi ukongera ubumenyi mu buvuzi no gukingira amatungo indwara zikunze kugaragara mu Rwanda, ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze buzegerezwa aborozi. Hari nanone kandi kongera ubumenyi mu korora kijyambere binyuze mu mashuri y'aborozi ku kiraro no mu mirimo, aho aborozi 80,000 n'abashumba 15,400 bazahugurwa mu gukora ubworozi bwa kijyambere kandi bugamije kongera umukamo. Umushinga RDDP ufite mu ntego zawo kongera aborozi ubumenyi binyuze mu mashuri y'aborozi, Livestock Farmer Field School. Muri iyi myaka 2 tumaze, umushinga wahuguye abafashamyumvire bakuru Master Trainer 27 bava muri RAB, mu rugaga rw'abavuzi b'amatungo no muri Heifer International Rwanda. Aba kandi badufashije guhugura abafashamyumvire bato ba facilitator 515. Aba bakaba bamaze gushinga amatsinda y'aborozi ariyo twita amashuri y'aborozi 899. Muri aya mashuri y'aborozi ahuriyemo aborozi bagera ku 24,475, muri bo abagore ni 48% n'abagabo 52%. Muri aya mashuri y'aborozi, aborozi bahugurana mu bijyanye n'ubworozi bwa kijyambere, aho bita ku mirire y'amatungo ivuguruye igamije kongera umukamo, ubuzima bw'amatungo, kuvugurura icyororo, ibijyanye n'umukamo n'isuku yawo, ndetse no kwirinda indwara. Bigiramo kandi ibijyanye n'imibereho mu miryango, ibijyanye no kuzigama ndetse no gufashanya kugira ngo babashe kugira iterambere rirambye. Hazigishwa uburyo bwo guhinga, gusarura no guhunika ubwatsi bw'amatungo hagamijwe kuramira amatungo no guhangana n'igabanuka ry'umukamo rikunze kugaragara mu gihe cy'impeshyi. Hazibandwa cyane kandi mu gushishikariza abanyarwanda ibijyanye no gukusanya no kugurisha amata, hibanzwe cyane cyane ku isuku n'ubuziranenge bw'amata. Umushinga RDDP twaje usanga hari ikibazo cy'imirire mu gihugu, aho ikigereranyo cy'igwingira ku bana cyari kigeze kuri 38%, ndetse n'ikigereranyo cyo kunywa amata cyari litiro 64 ku muntu ku mwaka, mu gihe FAO yo iteganya litiro 120 ku muntu ku mwaka, naho MS igateganya litiro 420 ku muntu ku mwaka. Uko umushinga wongera umukamo, niko natwe turiho dushishikariza abanyarwanda kunywa amata
ku buryo umunyarwanda azava kuri litiro 34 akagera kuri litiro 100 z'amata ku muntu ku mwaka. Uyu mushinga kandi uzashishikariza abanyarwanda ibyiza byo kunywa amata, aho umuntu umwe azaba byibuze anywa litiro 100 zivuye kuri litiro 64 ku mwaka. Uyu mushinga nanone uzatera inkunga aborozi bifuza korora kijyambere no kuvugurura icyororo cy'inka zitanga umukamo. Ibi bikorwa byose bizakorerwa mu turere 12 RDDP ikoreramo, ni ukuvuga akarere ka Huye, Nyanza, Ruhango, Rwamagana, Kayonza, Nyagatare, Gicumbi, Musanze, Burera, Nyabihu, Rubavu ndetse na Rutsiro.